wacu mwese mukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi by'umwihariko reka ngushimire wewe wakoze subscribe ukandika share ndetse ugakora share ukandika na comment zanyu ni girakamaro kubera ko nubwo haba harimo n'ibitutsi ariko nyine nta kundi umuntu nyine yandika uko abyumva ariko hari benshi mugenda muganiriza mugenda muha ibitekerezo mu buzima bwa buri munsi kandi bukabafasha buri munsi ngira ngo muri iyi minsi naganirije mama Keza na papa Keza murabiswa yaje ari naha twaraganiye na mama Keza ngira ngo murabyibuka batarabonye ikiganiro mwasubira kuri cyo no mugakireba uyu munsi rero ndi kumwe na nyibutse izina Jean Claude kumwe na Claude tugiye kuganira nyuma y'iminsi tuganiriye ndetse n'uwo babyaranye mama Keza uyu munsi nawe tugiye kuganira cyane yuko haje na ni Musanzire we yaje murumva ko bitoroshye rero mama Keza ameze neza afite abagabo babiri reka dutangire nguha ikaze hanyuma tuganire guha ikaze murakoze cyane umeze neza nta kibazo ndabona ukeye uri ku cyangwe maze iminsi witamo fashwe neza bagufashe neza nk'icyana kinyoni pe gukura kuza neza ni sawa nagaruka nshatse kuvuga urumva kumera neza hari umuntu uri kukwitaho of course yego urumva ko byose rero ni rusange hari haciye iminsi tutaganira ariko navuze ntireka tuganira nk'umugabo wabaye umugabo ubu ngubu ufite inshingano ubu ngubu ugiye kuba papa ejo bundi mu nyuma y'amezi 9 tuzaganira tuvuga papa kanaka kabaye maybe urumva rero ko tugiye kujya tuganira nk'abantu bakuru noneho sibyo ko bimeze niko mbikeka kandi tutaraganira hari abantu benshi hari ikibira biganiro twakoze hari abantu bagiye bandika muri comment wakunze kuvuga ngo uri umwana ndumva warabivuzemo abantu baragutuka cyane bandika comment iyo mbwa yongegera iryo gweja umva comment nyine zitari nziza warazisomye nagiye nsoma comment bamwe namwe barandutse bavanga iryo gweja abandi baravuga ngo ni byinshi cyane ntabwo nabaje kubisubiramo kabisa kibibona nyine wabifashe gute hari ukuntu ushaka kuganira abantu bakagutuka ugahita zira SMS zampinduye mu bitekerezo ni nyinshi cyane zari abavugaga bangisha inama hari abavugaga banuka hari abavugaga banyumvisha uburyo ndakeka hari n'uwavuze ngo icyo kigo gikikwiye umwana kuki wo batakihakanye aho kandi mu bitekerezo gasanga kampindura ukuntu ariko byari bikabije kabisa byari bikabije cyane hanyuma rero uyu munsi ntago nzi nimba bimenye papa Keza yaraje nanjye ntago nari nzi ko yarari muri Kenya ariko niho yaragiye muri Kenya ariko yaragarutse arumva byanze bikunze amenya amakuru ko umugore we atwite ntago akuzi ariko yarebye ibiganiro biganiro twagiranye hanyuma araza ngaje kugira ngo amenye koko niba umugore we atwite cyangwa atari byo twaraganiriye ntago nzi ikiganiro nimba warakirebye ikiganiro narakibonye buriya mugabo nimba ari we naramubonye niwe urabyumva ute kuba umugabo mukuru uriya ni umugabo mukuru urabyumva gute kuba noneho haje umugabo mukuru nyiri umugore yaje wari waritije yanjye nabibonye birantungura ntabwo nari nzi ko mama Keza umugabo we baba bakibasha gukururukana byarantunguye pe ariko nabonye yaraje ni ibintu byantunguye nanjye nari nzi ko batandukanye batazongera gusubirana ntabwo umugabo n'umugore apfa gutandukana burundu bafitanye umwana ntabwo bijya bibaho wenda hari aho batandukana ariko iyo bafitanye umwana hari ikibahuza wabyakiriye gute rero kuba umugabo yagarutse ntabwo wahise uvuga uti umugore baramujyanye cyane ubundi ntabwo ukunda mama Keza byo kuvuga ngo wamufuhira ko yagufuha ko ni kwabura kuko mama Keza twarahanyujije karahanyuze karahanyuze pe twakanyujije ntago byabura gufuha
ahubwo kuba uriya mugabo yaraje yatumye ntekereza byinshi uvuga ati why not kuki mbese zira SMS zira comment zanteye kwibaza zintera guhindura ibitekerezo nabonye ko natekereje kwembona ko ngiye kuzahomba natekereje mbona ko nkwiye kuzahomba ubwo yegereze mikoro mbona ko nkwiye kuzahomba mama Keza sinzi uburyo nazongera kumubona ngo tuganire hari ibyo nshaka kumuganiriza ariko uriya mugabo nabonye nawe ku bintu kijya kibazo kijyanye n'umwana atari kucyumva neza urumva impamvu atacyumva suwe kandi nawe urabyumva ko byumvikana mwana utari uwawe biragoye nyine ikibazo wacyumva ko ugiye kumurira hanyuma musenye gahunda kiwe na mama Keza yo kubana kuko ubushize tuganira wari umeze nk'umuntu utabirimo umeze nk'umuntu nyine udashaka ko mubana utamwemera ubu bimeze gute uko ubu ndi kubyiyumvisha muri iyi minsi umwana birashoboka ko nkwiye kumwemera birashoboka ndi kubyiyumvisha ko nkwiye kumwemera kugira ngo oya iyo umuntu akiri muri birashoboka abatarabyemera ni ukuvuga ngo uramwemera cyangwa ntumwemera iyo uvuga ngo birashoboka se ubwo ushatse kuvuga iki oya umwana byo nkwiye kumwemera kuko ntago uko yagiye amereza evidence nagiye nsubiza ubwonko inyuma ntekereza ko nkwiye kuba ari Krito n'uwo mugabo we numva ko yari ari hanze none nakekaga ko umugabo we hari wenda yabaga ari inangaha wenda bafite uko bajyaga babihuza ariko kiriya kiganiro numvishe bakoze numvishe ko umugabo yabaga hanze subiza ubwonko inyuma bitomerekeza ko ngishobora kuba aramutenda wikomeza kubikeka rero ubwo byemeza ntango umwana ko bikose n'uwanjye ahubwo ndashaka ko duhura mu Keza tujye ibyo tuganira sinshaka ko uriya mugabo azandirira none se ko watubwiye ko nta kazi ari nabyo abantu benshi bagendeye bavuga ati aka kabwaye bivuze ko nta kazi uri iwanyu ni iwanyu ni kwa Garaferi ni mu bavandimwe ko nta utafite naho uba wenda nyine uri aho ngaho nta kintu ufite hanyuma izo nshingano zo kumenya umwana kwita ku mwana mbese uzabibasha erega iyo umuntu yiringa mu buzima yanakiringa ku bw'inshingano agezeho ntanabibashije umwana nshaka kumujyana mu muryango bakamwitaho ese utekereza noneho ndumva waratekereje ugafata umwanzuro ko ukwiye kumenya umwana ko ukwiye kumenya ko umwana wabitekereje mbere cyangwa wabitekereje ari uko wumvise ko papa Keza yaje hoya kimara ubutaha nuzi ko umwana ntago namwiyumvishaga umwana yatangiye kunza mu ntekerezo bitewe na comment abantu bagiye batanga bangaya ibiki byose noneho ikintu cyagiye cyampa evidence nyayo mu buryo numvishe ngo ise wa Keza ngo yabaga hanze bitewe niyumvisha ko uko biri kose mama Keza umwana antwite yashaka kuba ari uwanjye nibyo ni nango rero nshobora kuba narapurusije yo kuba navuga ati umwana ko biri kose ngomba kumwemera nubwo mu rugo bamfata nabi bakabifata bakanca mu muryango ariko umwana ngomba kumwemera baraguciye se mu rugo ndi kumva ngo barabimenye ko wateye inda warababwiye se oya ikiganiro bakoze barabibonye ku ma YouTube abo muri famille babashije kuvugana nawe rero cyangwa mwabashije kuvugana bakubwira iki bamamagaye banduka bangaya urabyumva gutera umugore ungana kuri yindi ungana na mama ni ibintu bitoroshye umuryango bumva bakumva ko mbese ari ibintu by'amahano none se ubundi ubyumvise uba wumva bimeze bite ibyo bintu wamugane nk'uko ababyeyi bakubwiye wowe iyo ubitekereje nyine ko wabikoze byabaye uba wumva bimeze bite wumva ari ibintu bisanzwe cyangwa nawe ni ibintu uvuga uti ni ibintu byangwiririye ntabwo navuga ko ari ibintu byangwiririye kuko mama Keza twarakundanye turanakanyuza kandi abizi y'abantu bakanyuje yagira ibintu fata mikoro neza y'abantu bakanyuje yagira ibindi bintu bibyara urumva kuba icyo gisebo kizamo ngo nateye umugore ungana na maminda cyase akaba antwitiye umwana kuri njye ntago bimesha isema nyine mu bantu cyangwa ku babyeyi ariko kumva ngo harimo umwana antwitiye umwana kuri njye mba numva ari ishema kuba nshobora kuba ngiye kugira umwana imfura yawe
Plutôt ntanaguciye mu ijambo kuba narihakanaga umwana ntabwo ari uko nari naniwe kuba nshobora kuba nabura n'amake yo kuba narera umwana ahubwo naratekerezaga umugore twamenye tutaziranye bya cyane kandi numvaga ngo afite umugabo kwemera inda byari bigoye pe warakekaga ukavuga uti none yaba ari umugabo wa mbere byari bigoye byari umugabo wa mbere ahubwo nza iyo cya kiganiro bakoze ahubwo cyatumye nawe ntekereza kure kuba umugabo yarabaga hanze umugore ambwira ko batakibana n'umugabo ahubwo ikintu umugore yarambishe ko umugabo yabaga hanze yakibimbwira kera hose ntago ndakeka ko nta kibazo yari kuba afite kuko umwana ari gushaka uburyo mwemera ariko tugashaka uburyo bwo kuba yazabivuka tukamurera tufatikanyije buri duke mbonye nkamuhereza ariko hari uriya papa Keza yavuze ko ari muri Kenya hari amafaranga yajyaga yohereza mama Keza yo kumufasha nyine urumva abantu babyaranye bari bafite gahunda yuko naza bazasubirana bakongera bakabana ubwo ari muri Kenya ngo hari udufaranga ntago nzi umubare ngo yajyaga yohereza mama Keza nyine duke ariko yavuze ko ayo mafaranga yahaga mama Keza ariyo yaguhaga mukayarya nyine ayo yarazanaga ngo mukayasagamba muri Kenya yajyaga yohereza make yango yo gufasha mama Keza sinzi nimba yaba yarabikubwiyeho ariko nako waba warabyumvise ariko yatubwiye ko ari amafaranga yajyaga amwohereza makeya yo kumufasha ariko avuga ko mama Keza yazanaga mukayanywa nyine mukayasangira ati amafaranga yanjye najyaga nyakohereza umugore we nzi ko utameze neza wishyura inzu ariko biragaragara ko mwasangiraga na kara kagabo ariko ni ibintu bigoye uriya mugabo gucya asuzugura uriya mugabo uko biri kose ashobora kuba ari kubeshya kuko nta kintu mama Keza yamishaga mama Keza nta kintu yambishaga cyane ko naho twajyaga gusohokera yaziraga ku ikofi yanjye nta umunsi umwe sibyo umunsi umwe twegeye gusohoka mama Keza akangurira mirindi imwe ndakeka amafaranga niyo ashobora kuba yarohereje se mirinda sigura igihumbi I think that uriya mugabo akabije kunsuzugura cyane uriya mugabo ahubwo akwiye kunyuba uriya mugabo uburiri yabyanyeho naburyamyeho nimba ari umugore ndamuzi wese uriya mugabo akwiye kunyuba akamfata nk'umugabo nka Masanzire we akamfata nk'abenda hamwe ntakwiye kunsuzugura agufate nk'umwenda hamwe musangiye dusangiye umugore akwiye kunyuba mbese mwubahane akwiye kunyuba uko uburiri yaryamishijeho umugore we nanjye ndabuzi akwiye kunyuba muri make mwubahane akwiye no kunyuba uko umugore antwikiye umwana akwiye no kunyuba kurenza uko agomba no kubaha umugore nonsense urumva we yabiketse nyine nk'umuntu biketse nk'umuntu aravuga ati niba naragiye gushakisha umugore agasigara ajya gusambana ayo mafaranga namuhaga niyo yajyanaga muri abo bahungu ese wowe wizera ko ashobora kuba yaragiye gushakisha niba umugabo atandukanye n'umugore wenda tuvuge ko baratandukanye ahise ajya hanze uwo mugabo we aho yarari gukora iki sibyo ko abagabo twe uburyo tubikoramo dushobora kwidefanda tugajya gukubita umunyugurizo hanze byose ntibigaragare ntibizanamenyekana ariko umugore we yarangaye gato bito bigaragara hari ibimenyetso bito bigaragara ku mugore ibyo ntabyo kwirirwa hisha umugore babyita gufatwa nuko njumva sinzi ni urangaye gato nyine urafatwa urumva rero nawe nibyo byamubayeho hanyuma gahunda yawe na mama Keza sinzi nimba mwaraganiriye cyangwa mutaraganira umuntu yavuga ko bimeze bite muzabana nta gahunda yo kubana muracyari kubitekerezaho muzajya umufasha biraho mutabana hari kimwe mugeze mubiganiraho ibyo ntago turabiganira ariko nabiteganyaga muri iyi minsi ariko papa Keza numva n'uburyo namubonyeho ntago ari umugabo uri grave ku buryo yajya kunyemeraho ukuntu ntago ari grave nabonye nta n'ikintu ndusha kirenze sije ko ashobora kuba ndusha iyo myaka nabonye anafite no kumajigo ukuntu ariko ntakanyemereho pe nabonye ndusha amajigo ariko ntakanyemereho nicyo kintu ushobora kuba ndusha ariko hari wenda ashobora kuba ndusha no kuba ari umugabo ariko nanjye nabyiga kuba umugabo kandi nawe wabaye umugabo kuba umugabo ni Plutôt nabaye n'umugabo kuba naramutereye n'umugore ndakwiye no kunyubaha akwiye no kunyubaha
agaca bugufi akajya mfata nk'umugabo dusangiye umugore. ubundi mwese mwubahane, ubundi buri ikintu kiba cyiza mwese murubahana mugahana agaciro, kubera ko hari aho muhuriye ku mugore umwe. Rero kuko muhuriye ku mugore umwe buri wese ajyaho agaciro mugenzi we kuko hari ikibahuza. Yego cyane harimo n'umwana, nibyo bintu byiza. Gusa ku giti cyanjye inama njyewe nakugira, shakisha akazi ukore, nimba ubona wabana na mama Keza cyangwa nimba mutabana ntago mbizi, iyo ni imyanzuro yanyu. Gusa nanone ese bibaye ngombwa ko mama Keza asubirana n'umugabo byagenda gute? Bibaye ngombwa ko mama Keza asubirana n'umugabo, yarindira akambyarira umwana akamuzana akajya mu muryango, mu rugo bakamurera. Ntabwo yajya kunderera cyangwa nje nkanamurera. Iyo ukivuga ngo mu rugo bakamurera ubu utari umugabo nawe ukamurera. Nanjye nanamwirerera, ariko hari igihe nyine umuntu nka kuriya hari igihe ushaka gufata umwana ukamujyana muri famiye cyangwa mu rugo, we bo bakamukorera none ukajya hohereza ibisabwa. Nuko muranshatse kuvuga. Kubera ko nta mugabo nyine nawe utabyemera se ko yamurera yamujyana nyine bakamurera. Oya njyewe tugitangira nakubwiye evidence zitumye nkwiye kwemera umwana. Umwana ntago natuma numvishe ko umwana ari wanye, ntago natuma umwana wanjye ajya korerwa n'ura mugabo, kandi n'umugabo ntago akunze umugore we, ntago amukunze uko nabibonye kunuza. Urumva wameze nk'uwagizemo akabazo. Nanjye nanagucira mu ijambo, ikiganiro wigeze gukora ejo bundi nigeze kumva avuga ngo nayo ngo ndagomba kuyikuramo. Umugabo avuze ngo igombe kuvamo uko biri kose, n'uwo mwana ashaka kutazahagirira amahoro. Nagamushaka. Ahubwo ndashaka uburyo mpamagara mama Keza tuganire. Nta kibazo. Nanamusaba imbabazi kuko naramuhemukiye. Ariko noneho comment z'abantu sinyamabwira ngo mwandike, murumva ko mwamututsa kumva hari abantu bumvishwa n'inkoni. Buriya nkanashimira n'abantu bagiye bambwira ngo batera comment, zimwe zagiye zimfasha, ariko hari n'izindi zagiye zimbwira ko nkwiye guca bugufi nkemera umwana, kuko ari wateye comment avuga ngo we kuki wanyu batagujugunye wa kigoryi batagutaye. Sibyo se uwo muntu ndamushimiye kabisa. Sibyo n'abantu mwe n'ukuri, iyo turi kuganira gutya tuba turi kuganira kugira ngo wenda nanjye mbongore igitekerezo, ariko nawe dukurikiye uvuga uti ese wabigenje gutya wakoze iki. Murumva ko wenda n'abatukana cyo tuvuga ngo wenda gutukana si byiza, ariko nabyo hari igihe bigira akamaro. Murumva ko werebye comment ariga wamagana avuga ati wa mugani nje ko batanjugunye gute ndi gutererana umwana wanjye nubwo wenda nta bushobozi, wenda mu bushobozi buke mfite. Murumva ko rero inama zanyu zagize akamaro. Niyo mpamvu mvuge nti n'ukuri nubwo wavuga ijambo rimwe ariko ukagira icyo uvuga ku kiganiro warebye, ni byiza cyane. Reka rero turi kugana ku musozo, gira ijambo ubwira mama Keza. Mama Keza ndabizi aho arazanyumva, ndamusaba imbabazi kuko naramuhemukiye, ariko nanjye mu buryo nabikozemo bwa buryo bwo kwidefanda, kubera ko ntago nemezanyaga nawe 100% ko ngishobora ko waramuteye inda, kubera ko Mama Keza ntago nari ndi make sure yuko yatandukanye n'umugabo we, ariko byatumye mba make sure yuko umugabo we yabaga hanze, byatumye mba make sure ko ngiye wamuteye inda. Mama Keza nyine tugasoza musaba imbabazi, musaba ko yampa umwanya tukabasha kuvugana, kamubwira uko niyumva tukaganira. Kanizere ko nawe ahari abyumva. Hanyuma Papa Keza we, Papa Keza uko mbibona ahubwo buriya Papa Keza tugiye guhangana. Murapfa iki se? Tugiye guhangana. Iyo umuntu atangiye kugusuzugura agatangira gusuzugura umugore we muziranye n'uburiri yagezeho nanjye mbuzi wabakwiye no kunyuba, kuko uburyo nakomvetse umugore we ntabyazi, ntazi n'ibishoro natakaje kugira umugore mufatisha. Ega ikimeri nka kiriya kugifatisha babigoye. Babigoye umuntu avuga amagambo akagafuka kaza ukanamusezeranya ijuru nawe utazarigira cyane. Ukamwumvisha uburyo uzamujyana mu mahanga utanabona gutega na tapandigo utabasha kuyabona. Ariko injugu kazimutera. Mama Keza yaramvunnye.
reka dusoze ndashimira mwese mudukurikiranye mwese mwageze buri wese watanze igitekerezo kuri bino biganiro n'ukuri turi gukora ndamushimira cyane kandi n'ukuri mukomeze murabona ko inama zanyu zigira icyo zitangaho niyo yemeye umwana yemera inshingano nke yazashobora nabyo ni byiza ikindi papa Keza yagarutse ariko ntituramenya ngo bimeze bite mama Keza nawe nagashira imanda namwe muramuzi ntavugirwamo mbese biracyaraho ariko bizashyira bijye ku murongo umwana agomba kumutwita neza akanamubyara neza n'ibyo cy'ingenzi n'ibindi nabyo bizakemuka reka dusoreze hano tuganira cy'ubutaha